Ushobora kuvangirwa utabizi. Kuvangirwa ibyo ari byo byose nta muntu wifuza kuvangirwa. Ushobora kuvangirwa utabizi. Iyo utabizi rero nta cyaha kiba kirimo. Keretse iyo wabeshye ubishaka wabigambiriye ubyesikorotse. Nibwo ari icyaha. Nibwo ari icyaha kuko none se wavangirwa utabizi ukambwira ngo wakoze icyaha gute? Ubwo urabyejeje. Oya. Oya urabyejeje. Ndabyejeje. Keretse iyo wavangiye wabigambiriye ubizi. Kuko shitani wibuke ko dukorana n'Imana, shitani nawe akaturwanya. Shitani ashobora kuza kukuvangira. None akurwanya akagukura hehe kandi ukorana n'Imana. Ubundi biba byagenze gute? Biba byagenze gute? Ntabwo turageraho Satani atarasimya. Hari n'abana turageraho Satani atarasimya. Ngiye ku ruhande rwanjye simbyiyizeho pe. Ariko ngiye ukuntu mbyumva kuvangirwa nibaza ko yaba atari icyaha. Ushobora kuvangirwa, hari igihe umuntu avangirwa bikururiwe n'abantu cyangwa se umuntu akavangirwa bikururiwe na shitani. Ako kantu gasobanura. Bizanwa n'abantu gute? Bizanwa na Satani gute? Reka nguhe urugero. Bose bahurije kuri uwo muntu. Bakambwira se nta kintu wowe Imana yabikubwiye kuko tuzabana cyangwa mbwira nti ngewe ntindabasengera. Ariko ikibazo naje kugira nuko muri abo bose bambwiye ko bumva bamukunda nta numwe yashatsemo. Yashatse nde? Yashatse Irembo ryera TV. Irembo ryera TV. Inshuti bakunze ibirembo ryera mbifuriza umugisha w'Imana. Hari abari mu mijyi itandukanye, hari abari Kentucky ni muri Amerika, hari abari New York, hari abari muri Maine. Nabo mwese ndagira ngo mbasuhuze mbifuriza umugisha w'Imana. Hari abari mu Bubiligi ndetse hari n'inshuti zacu zidukurikira hano Kampala ndetse Bujumbura. Mwese njya mbona rwose mudutera kamo mukanaduhamagara, ariko tutirengagije abantu bari hano za Kongo Kinshasa, Kongo Brazzaville, ariko hari n'abandi bari hano hafi za Goma na Bukavu. Kigali ho ni iwacu, turanahakunda cyane, ni igihugu cyacu kandi cyiza. N'abataheruka kukigendamo ndagira ngo nkibakundishe ko dufite igihugu cyiza cyane. Nimuze namwe murebe. Ibintu byarahindutse, abantu bambara neza, abantu bararya, abantu baranywa, imihanda irahari, hari ibintu byiza. U Rwanda mu by'ukuri rwabaye igihugu cyiza kandi cy'amahanga, rwariyubatse. Rero mudukurikiye kuri Irembo Ryera TV, ariko tunabashimira ko mugomeje gukora subscribe ndetse mukanahagarara natwe mukadushyigikira mu buryo bumwe bw'amasengesho cyangwa ubundi. Rero tubifuriza umugisha w'Imana. Turi muri cya kiganiro ijisho ry'umuhanuzi. Ese umuhanuzi arabona iki, cyangwa se muri ibi bihe niki ari kumva? Twanyarutse rero tubarebera umuhanuzi. Ni umuhanuzi uzwi cyane, araza kubibwira mu kanya. Afite amateka akomeye, wongere ngo akomeye, kuko hari ibikorwa yagiye akorana n'Imana. Bimwe abantu barabizi, abandi ibindi ntibarabimenya. Hari Imana ikorana n'umuntu mu ibanga, ariko Imana yagiye imukoresha mu buryo navuga bufatika kandi bukomeye. Mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, ndagira ngo abasuhuze. Mwasuhuza ababakurikiye mu Irembo Ryera. Bahise bagira amatsiko ati umuntu wishimiye kuvugana natwe araza kuvugana natwe ibiki. Ariko barabizi ko hano nyine ni ishakiro ry'ubutumwa, ni ahantu ubuzima bwuzuye, ni ahantu Imana yageze. Amazina yanyu muri bande? Niba mwarayikoreye neza izabaho ibyiza, niba mwarayikoreye nabi izabaha ibibi bijyanye n'ibihembo byabo. None ubwo se niba Imana izahemba
abantu bakwifata bate mu gihe Imana izaba iri gutanga imishahara ku bw'abantu bakoze? Ukuntu bakwifata mu gihe Imana izaba iri gutanga imishahara, bazifata neza nyine. Bazakora iby'Imana ishaka, iby'Imana ishaka, kugira ngo nibura babone umushahara mwiza w'Imana, yuko bahabwe n'amakamba y'ibyiza bakoze n'uburyo bagiye bakora. Dativa, reka tugushimire cyane kuko byagaragaye ko wagaragaje itandukaniro hagati y'abandi bahanuzi. Uyu munsi uri muri ba bantu batavuga ibinyoma. Njyewe ntago mbyiyiziho. Ariko ikindi twavuga nuko nyuma y'uko Imana iguhamagaye guhereje impano, nibihe ibibazo wahuye nabyo? Kuko byanze bikunze hari ibintu, hari ibibazo byanze bikunze impano ikuzanira yije nubwo yazana ibisubizo. Nibihe ibibazo wahuye nabyo? Reka nagiye mpura n'ibibazo byinshi, ariko reka mvuge ku kibazo kimwe. Ndibuka igihe kimwe, kuko nari umuhanuzi ndi n'umunyamasengesho, hari umuntu umwe yaraje arambwira ati rero nsengera uriya muntu tuzabane, kuko numva mukunda. Nsengera uriya musore tuzabane. Yari umukobwa. Ninda gusengera nta kibazo. Nundi araza arambwira ati nsengera uriya muntu, numva mukunze nshaka ko tuzabana. Ninda gusengera nta kibazo. Ati Imana yakubwiye iki? Ako narasengaga kure n'abantu babiri bari bangendereye, bose bahurije kuri uwo muntu. Bakambwira se nta kintu wowe Imana yabikubwiye kuko tuzabana cyangwa? Mbwira nti ngewe ntindabasengera. Ariko ikibazo naje kugira nuko muri abo bose bambwiye ko bumva bamukunda nta numwe yashatsemo. Yashatse nde? Yashatse undi wo ku ruhande utari muri abo. Ariko si Imana yari yavuze? Ntabwo ari Imana yari yavuze. Ubwo se abahanuzi bamubeshye nta soni zabakoze? Gusa urumva zabura kubakwa, kuko nanjye barampataga ati se wowe nta kintu Imana ikubwira. Ariko ngewe nkareba nkabona muri bo bose nta uwo muntu azashakamo. Bakambwira ati tubwire wowe, urumva wambaje ibibazo wagize, tubwire wowe nta kintu uri kubona. Ubwo nigenda basengera, ngenda komeza mbasengera. Nyuma muri abo bose nta numwe wa muntu yashatse. Avuga niki kibazo, urumva nari umukobwa ukiri muto. Ubwo byaje kurangira bite? Ntibyabaye induru? Ntabwo byabaye induru, kuko babimbwiraga mu ibanga. Nanjye nari umuhanuzi w'ibanga. Ntabwo umuntu yakuzanira icyifuzo ngo ajye kucyumva. Ntari babandi bavuga byari kuba ibibazo. Nabibitse muri nge nkajya mbireba nkicecekera. Uguze ikintu natoyemo cyanyigishije. Nari umukobwa ukiri muto. Nahise mbwira Imana nti Imana, umusore tuzabana ubwo azamenye, nge sinzigere mubona. Ngeze igihe cyo gushaka, Imana yaranyerekaga ikanyereka igice cyo hepfo kuva hano gusubiza hasi, ninyereka isura, kubera ko nayisabye ntuzanyereke. Reka rero tubashimire kuko Imana yagushubije uko wayisabye. Kandi umuririmbyi cyangwa se umwanditsi yaravuze ngo uko nayisabye niko yampaye, kandi uko yampaye nyine niko nayingingiye, nanjye irabikora. None niki wabwira abantu bari badukurikiye ku bijyanye n'ivangirwa ryo mu minsi y'imperuka? Ikintu nababwira
nabo bajye bagira umwihariko wo gusenga Imana no kubana nayo. Ikindi hari igihe umuntu aba adahanura ariko afite inararibonye mu gakiza, mu bintu byo hirya no hino, ukaba wakumva ikintu ukagisha inama nk'umuntu ukuruta mu myaka cyangwa se ukurusha inararibonye, ukamugisha inama uti ibi bintu ko byagenze gutya mbigenze gute, nabyo birafasha. Niyo nama nabagira. Ikindi nabo bakagirana ubucuti n'Imana. Nibyo koko kuba ufite umuhanuzi, hari abahanuzi bavangiwe, hari n'abataravangiwe. Nibyo ntago twatesha agaciro abahanuzi ngo baravangirwa ibiki n'ibiki, hari n'abavuga bikaba, hari n'ab'Imana yahamagaye, ariko ujye ugira umwihariko nawe ubaza Imana. Imana ifite ukuntu isobanura ibintu byayo ari ibyayo. Gusa ibyo Imana yo ntiyabura uko ibisobanura, kandi yatanze n'ubwo buryo bwo kumenywa nabyo cyangwa se kubimenya. Mu by'ukuri ni uwuhe muhanuzi wigiraho? Umuhanuzi nigiraho? Jewe nta muhanuzi nigiye kuri Yesu. Ntabwo nigeze mubona nsoma mu byo yagiye akora, kuko yavuze ijambo rivuga ngo ni munyigireho. None ubwo ngubwo niba udafite umubyeyi mu mwuka bizagenda gute? Umubyeyi mu mwuka ntago namubura, ariko sinshatse kumuvuga. Ushobora kuba utari fiyeri y'uwo mubyeyi. Oya, ndi fiyeri, Imana irabizi nawe arabizi. None wahisha umubyeyi wawe? Oya, njya mbimubwira, arabizi mu ruhame. Oya, ndumva atari ngombwa. Ndagira ngo rero tusenge tugushimira, tunashimira iyerekwa wagiye ugira ry'ubuhanuzi, abohanuriye bigasohora, n'abo bitarasohora bizasohora. Ariko narishatse kongera kukubaza, abanza nari nanakikubajije mvuga ngo ni izihe ntambara wabonye uzikururiwe n'impano yawe? Nakubwiye icyo kimwe. Ikindi nabonye, indi ntambara nabonye, ni uko umuntu iyo uri umuhanuzi ugeze mu gihe cyo guhanura ku muntu ibintu bibi, bigukururira intambara. Hanyuma ubundi kuvangirwa n'icyaha? Kuvangirwa ntabwo ari icyaha. Niba atari icyaha uvangiwe nka kangahe? Ntabwo namenya ngo naravangiwe, wenda abantu nibo bajya babibona, ariko jewe sindabona navangiwe. Kuvangirwa nibaza ko ari ibintu shitani azana, kandi udakora nta kosa. None se wakora amakosa ngo nuko kuko wari wakoze? Ushobora kuvangirwa utabizi. Kuvangirwa ibyo ari byo byose, nta muntu wifuza kuvangirwa. Ushobora kuvangirwa utabizi. Iyo utabizi rero nta cyaha kiba kirimo, keretse iyo wabeshye ubishaka wabigambiriye ubyesikorotse. Nibwo ari icyaha. Nibwo ari icyaha, kuko none se wavangirwa utabizi ukambwira ngo wakoze icyaha gute? Ubwo urabyejeje? Oya. Urabyejeje? Ndabyejeje. Keretse iyo wavangiye wabigambiriye ubizi, kuko shitani, wibuke ko dukorana n'Imana, shitani nawe akaturwanya. Shitani ashobora kuza kukuvangira. None akurwanya akagukura hehe kandi ukorana n'Imana? Ubundi biba byagenze gute? Biba byagenze gute? Ntabwo turageraho Satani atarasa imyambi. Hari n'abantu turageraho Satani atarasa imyambi. Ngiye ku ruhande rwanjye simbyiyizeho pe, ariko ngewe ukuntu mbyumva, kuvangirwa nibaza ko yaba atari icyaha. Ushobora kuvangirwa, hari igihe umuntu avangirwa bikururiwe n'abantu, cyangwa se umuntu akavangirwa bikururiwe na shitani. Ako kantu gasobanure. Bizanwa n'abantu gute? Bizanwa na Satani gute? Reka nguhe urugero. Nk'abo bantu nabo barankurikiye, baranyumva, simbavuga amazina. Baje bambwira bati uyu muntu ni w'Imana yambwiye. Umukobwa umwe araza aramumbwira, n'undi mukobwa araza aramumbwira. Birangiye muri bose
nta n'umwe yashatsemo. Harya bambazaga ati tubwire nawe, iyo mpita nihuta nkababwira nti Imana irabivuze, ntabanje kugera kuri rezo neza ngo numve koko ko ariyo, wari gusebana nabo, nari gusebana nabo. Icyo gihe rero ubwo n'abantu bari kuba bagize gute, banteye kuvangirwa. Burya igihe cyose umva nkubwira ikindi, umuntu yaje akakubwira ati Imana yambwiye gutya, ashaka ngo umuhanurire, icyo gihe aba ari kukuvangira. Niba ugiye ngo umuhanuzi bamenya kusengere, je nubwira uti nsengera, ashaka no kukubaza icyifuzo ukamubwira uti mfite icyifuzo cy'akazi, kandi nyamukuru wenda atari nacyo ufite, ukavuga uti uyu bamenya niba akorana n'Imana, urazamuka ukamenya amakuru yizewe. Uko niko umuntu abantu bamuvangira. Simbigusobanuriye kabiri. Satani none ubwo tuvuge yuko uri umuhanuzi w'ubwoba. Oya, ndi umuhanuzi ukuze, kuko narababwiraga nti ndakomeza mbasengere, nkanga kugira uwo mungabanya. Niba barabasengeye ngo impano ibazeho, uwo yaragize hakazi vagiwe. Oya, bo bazaga deja. Ikibazo kiri kuwasenze cyangwa kiri kuba afite impano? Ikibazo urumva bo barazaga bakambwira ngo ni twebwe Imana yabyibwiriye. Rero bakambaza ati se tubwire we nta Imana ikubwira. Ababwira nti jewe ndakomeza mbasengere, abihorera simbabwira. Kuki utabwiye ikibane babwira? Kandi bari baje bambwira ngo hari Imana yambwiye, je narabasengeraga nkababwira nti niba ari Imana yababwiye muyitegereze bizaba. Niko nababwiraga. Reka tugusabire umugisha, tunakubwire rero unadushyire imbere y'Imana. Ariko mbere yuko dushyira imbere y'Imana, twagira ngo tugusabe uhe abari badukurikiye telefone zawe, hanyuma nurangiza unadusengere, dusubikira aha tuzongera tuvuge ku jisho ry'umuhanuzi. Nimero yanjye ni 0788 46 16 70. Izo nizo nimero zanjye. Reka dusenge Imana tuzongera. Mwami Yesu, tuvuze ibintu byinshi aha hantu, turabisengeye mu izina rya Yesu Kristo, dusengera n'abazabyumva. Turasenze kugira ngo aba bantu bafashe. Birashoboka ko hari abavangiwe, birashoboka yuko hari abavangirwa n'abantu cyangwa bakavangirwa na Satani. Turabasengeye mu izina rya Yesu, bagirire neza, urusheho kubiyegereza no kubiyereka no kubasobanurira ibyawe kuko ubishoboye, kandi ubakure mu rungabangabo, ubakure mu rujijo, kubera ko ndi kubona ko hari abantu baheze mu rungabangabo, hari abantu bari mu cyeragati, bari mu gihirahiro kubera ubuhanuzi. Ndabasengeye ubagenderere mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. 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 Habwa umugisha. Amen. Ndawakiriye.